Hallelujah. Mwaramutse neza. Good morning. Ndashima Imana ko inshoboje guhagarara hano. I thank God to be able to stand here. Ntabwo nari nabibyukanye ko ndibuze kuhahagarara. So it was not in my plan to stand before you, byose ni umugambi w'Imana. but I believe that it was in the plan of God. Hashize amezi agera muri 6 mpagaze hano. So it was for 6 months when I stood here. Icyo gihe nari ndimo nsaba bene data n'itorero muri rusange ubufasha bw'isengesho. So my request to the church was to pray for me, kuko nari ngiye gusubira ku ishuri nk'uko pastor yabivuze. because I was to go back to school as pastor said. Ariko nge nagiyeho mbere y'amezi 2. So but I went there 2 months before, kuko nashakaga gutangirana n'abana bashyashya bari bohereje. because I wanted to be together with the newcomers at the campus. Nge nkaba ndiyo kugira ngo mbabwirize ubutumwa bwiza. Then I live with them in order to preach the gospel. Ntabwo byari byoroshye mu bigaragara. Outwardly it was not easy. Nkuko nari nabibabwiye natekerezaga ibintu byinshi by'imbogamizi. So as I shared, I expected much difficulties. Byonyine kugenda utazi kuzabaho nta hantu uzakura ibigutunga nabyo ubwabyo ni imbogamizi ikomeye. First of all, the challenge was to go and find and look around what we will eat. Gusa ijambo rimwe najyanye pastor yari yigishije uwo munsi. But I went with the word from the message of the pastor. Yari yatubwiye ngo iyo uzi ko ibyo ari by'Imana iguhamagarira ukuramo imibare yawe ubundi ugakurikira gusa. So he said, when you are sure that it is the calling of God and it is accepted by God, you need to take away the calculations of yourself. Ndashima Imana ko nabonye provision yayo mu buryo ntatekerezaga. So I thank God because I saw the providence of him. Ntabwo nabaga nzi ngo ndarye iki uwo munsi, ariko abo nabaga nabwiye ngo baze dusangire ubutumwa bwiza nabonaga Imana iduha ibyo kurya umunsi ku wundi. So I didn't know what will be the lunch, but whenever I gathered people for the word of God, I and them, God could bless us and provide everything. Iryo ni ishimwe rya mbere numva nashimira Imana. So that's the first issue to thank God. Ariko ikindi kintu numvaga ndi kwibaza, naribazaga aba bantu baje nzababwiriza bakizwe koko. And the other concern was, am I really ready to preach to these people and they receive salvation? Nkuko mubizi urubyiruko nyine rukunda ibintu imvugo z'iki gihe bavuga ngo bitwika. So as you know, the youth love the hot things. Ubwira rero umuntu uje muri kaminuza aba yumva yakuze, kumubwira ngo ngwino wicare wige ijambo ry'Imana sometimes ntabwo biba byoroshye. So and you see, to invite someone who starts the university because they consider themselves grown up ones, it is not easy to invite for the prayer. Ariko nabonye Imana ikora ibitangaza. Rimwe na rimwe nabaga mfite ubwoba nkavuga uyu munsi noneho ndababwira iki. So I used to be nervous and wondering what will be the message of today. Umunsi nkahura n'uyu, bamwe bakabyanga abandi bakabyakira. Today I meet this one, the other day I meet some, they accept, others they rejected. Ariko kugeza ubu naherukaga mu kwa 4 kugeza muri uku kwezi turimo bakijijwe abantu 15. But from April to this month, 15 received the salvation. Byaranezezaga kuko hari abahitaga bibaza kuki ibi bintu tutabimenye mbere, bandi bakavuga ngo kuki ibi bintu batabyigisha ahantu hose. It gave me joy, and the questions were, why this is not preached to wherever, and why we didn't know this even before. Ariko ndumva nshima Imana kubera ko Imana niyo yemeza umutima w'umuntu. Mu by'ukuri nta byanditswe byinshi nakoreshaga. So I thank God because he's the only one who convinces people, because I didn't use even much verses.
ndashima Imana ku bw'abo bantu bakijijwe kandi bakomeje urugendo rwo So kwizera. I thank God for those saved ones, and they are still working with me in the path of faith. Ubwo navaga ku ishuri rero hari irindi shimwe ryaje mu mutima wanjye. So from school, I received the other testimony. Ndashima Imana ku bwa worship nasanze. So I thank God for the team of worshipers. Kubona abamama buzuye worship byaranshimishije cyane. So to see this number of moms who belong to the band, it is very joyful. Numvise binejeje nkumva n'ubuhamya bwa bene data. Mu by'ukuri iyo ngeze hano numva umunezero ntaza ahantu uvuye unyuzuye. All of these things pleased my heart, and whenever I enter in this place, I feel joy. N'inyigisho dukomeza guharwa ni inyigisho numva zinsubizamo imbaraga, nkumva kubivamo rwose sinzi nta nubwo nzi aho byava kabisa. So even the messages we do always hear, it strengthen us, and I don't know how one dares to quit from this place. Ndacyabasaba rero ngo mukomeze mu nsengere. But I keep on asking you to pray for me. Abantu ubwo bakijijwe ariko ntago nzi igikurikira ngo ni iki. So even if those people receive the salvation, personally I don't know the next. Gusa nizera Imana ko ariyo ikiza umuntu kandi igakomeza no kumukuza. Yes, I believe that God himself saves one and make him grow. Nanjye kandi ariko nkurira. And the same way I'm growing. Mwakoze ko mu mwanya wanyu urakoze. Thank you for your time. May God bless you.